he's kind of guy who doesn't chase women. Ni wa musore utiruka ku bakobwa na gato. Ni umusore ubayeho ubuzima bwe, amindinga business ye, schedule ye y'umunsi no kujya ku kazi mu gitondo, yataha akaruhuka iminota mike, saa 12 akajya muri gym, saa 2 n'igice gutya akaba ari gufata ifunguro rye rya nijoro yirebera match cyangwa se movie sometimes. Akaba yavugana n'umuntu umwe cyangwa se babiri kuri WhatsApp, kuri telefone, agacishamo muri weekend agasura famille ye, akacinga up n'inshuti ze nke afite. Ubundi that's it, ubwo nibwo buzima bwe. Ni umusore udapostinga amafoto yambaye ubusa hejuru cyangwa se twadupira tumufashe kugira ngo akunde yatira attention y'abakobwa kuri Instagram, no? But guess what? Women chase him. Abakobwa abagore ubu bwabo usanga ari bo bamwiteretera, usanga bamwirukaho. Uyu niwe musore abakobwa birukaho. Why? Because he's always screams independence. Abakobwa benshi usanga bamushaka bamwirukaho kuko ni umusore nyine uri independent. Wa musore ubona ibintu abifite neza. Because abagore bakunda challenge. Abagore bakunda challenge.